Reka mfate akanya keza mbasuhuze inshuti zanjye, bavandimwe, babyeyi, barumuna banjye, bashiki banjye, aho muherereye muri inshuti zanjye, muri inshuti z'akadasohoka kandi mbabwire ngo mugire ishya n'ihirwe, mugire impagarike n'ubugingo. Muri iyi minsi maze iminsi ntekereza ku kintu cyitwa urupfu, cyo kumva ukumva ngo kanaka yapfuye, umuntu mwari muziranye ukumva ngo yaciyeho. Usanga rero kuba twebwe turamuka si uko hari icyo twahaye Imana, si n'uko hari ikintu turusha abandi, ahubwo ni ubuzima Imana ibitwongereye. Nuramuka ubonye uramutse ukabona urabyutse biremeye, uravuze biremeye, jya ufata akanya utekereze cyane, wibaze impamvu wowe wabayeho abandi batakiriho. Muri ubwo buryo rero mbashimiye kandi tunashimira Imana cyane yo ikomeje kudutiza ubuzima uyu munsi wa none turimo. Numvise rero nshaka ko uyu munsi twaganira, amaze iminsi bagezaho ibiganiro bitandukanye, nk'uko nagiye mbamenyesha ko kuri Bigiherezo TV niho uzasanga ijambo ry'Imana, uzasanga ubuhamya bw'abantu batandukanye, kandi nzajya ngerageza kuzana ibishoboka byose kugira ngo mukomeze kunyurwa, mukomeze kuryoherwa nabyo. Imana iduhane umugisha rero, munyemerere mbasengere, twiragize Imana, dusabe Imana ize kuba natwe muri iki kiganiro, Mwuka Wera akiyobore. Turagushimiye Wera wa Isirayeli, tugushimiye kuri Imana idahana abantu bakubaha, ntabwo utererana abagusenga, ahubwo iteka ryose iyo umuntu agusenze uramwumva. Wigeze wakumva Abisirayeli ku nyanja itukura, mu gihe amazi yari amaze kuba menshi imbere yabo ari inyanja, hanyuma kandi n'ingabo za Farawo zari zibakurikiye, byatumye batera hejuru, bararira, barasenga, banabwira Mose ati niki cyatumye utuzana aha? Ariko wumva ijwi ry'abagusenga, bituma wohereza batayo y'abamarayika, urababwira ngo mugende mukure inziga mu magare ya Farawo, bituma akururuka biruhanyije cyane kugira ngo mbone uko ndengera ubwoko bwanjye. Wari ufite umugambi mwiza wo kugira ngo bakererwe, hanyuma ubone uko ucungura Abisirayeli. Turagushimiye, nugira ibintu ukerereza ku buzima bwacu, natwe tudepase tugera aho ushaka ko tugera. Nugire ibyo ukora, abantu bose bamenye kuri Imana. Sengera umuntu wese ugiye gukurikira ikiganiro kuri channel ya Bigiherezo TV, unyemerere ari ijambo ry'Imana tugiye kuvuga, ari ubuhamya numvishije cyangwa se bwanjye, ndasabye kugira ngo Mwuka Wera atuyobore, atugenge, kandi iki kiganiro giherekezwe n'imbaraga z'amasengesho. Ni wowe wenyine wo kudukora ku maso tukareba aho iminsi igeze, ni wowe kuduhugura, ni wowe mubyeyi mwiza dufite. Ngaho nuhabwe icyubahiro, umuntu wese ugiye kumvira ijambo arigiremo umumaro, kandi Mwuka Wera riherekeze kugira ngo risohoze icyo Mwuka Wera ashaka ko rigeraho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye rero kandi nejejwe nuko munkunda. Ni Theoneste si wa Bigiherezo TV, kandi umunsi ku munsi muri abantu banjye. Unyemerere dufate Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana. Imana yanshyize ku mutima ngo tuze kuriganiraho, kandi ndabizi ko mu bintu nzi neza ko mukunda ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana uririmbye aravuga ngo nimuryemere mwese, niryo buye rikomeye kandi niwo mutsima. Imana ishimwe ko tugiye kurya umutsima utera imbaraga, ijambo rizura, ijambo rikiza, ijambo rigufite aho rigukura naho rikugeza, ni ijambo ry'Imana. Rero munyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Hoseya igice cya 7 umurongo wa 7, turaza kugera ku murongo waho wa 11. Bibiliya iravuze ngo bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. 8. Efurayimu yivanze n'andi moko, Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'urutaru ntiyabimenya. Na Isirayeli ashinzwe ubwibone bwe, ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo
ngo ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge. Dusome Amosi, igitabo cya Amosi. Amosi igice cya 9 umurongo w'8. Amosi igice cya 9 umurongo w'8 haravuze ngo dore Uwiteka Imana ihoza amaso yayo ku bwami bufite ibyaha, iravuga iti nzabatsemba ku isi, keretse inzu ya Yakobo niyo ntazarimbura rwose, niko Uwiteka avuga. Amen. Dusubiremo uyu murongo. Biravuze ngo dore Uwiteka Imana ihoza amaso yayo ku bwami bufite ibyaha, iravuga iti nzabatsemba ku isi, keretse inzu ya Yakobo niyo ntazarimbura rwose, niko Uwiteka avuga. Hanyuma munyemerere turekera aha tuganire ijambo numva Yesu yashyize ku mutima. Nagize umugisha nijoro ndasenga asaha ya 9:00, hari igihe Imana inkorera ku maso nkakanguka nkasenga. Naje gufata agatotsi, mbona ndi mu iteraniro rigari, mbona abantu bari gucuruza, bacururiza mu iteraniro. Mbona imibyinire y'abantu b'iki gihe iteye ubwoba, abantu bagakinira mu rusengero bakabyina. Nabonaga babyina nk'abantu bari kubyina za ndomboro ya solo, ziriya ndirimbo z'inkongomani, kandi bari mu nzu y'Imana. Abari abaririmbyi ubona ibitambaro babikura mu mutwe, batangira kwiga gusokoza no kudefiriza. Nabonye ibintu byinshi bitandukanye. Ngiye kubona mbona haje umumama wari wambaye imyenda yera, arambwira ngo soma rino jambo uribasomere. Hosea igice cya 7 umurongo waho wa 7. Ijambo riravuze ngo bose bashyushye nk'iziko. Ageze ku 8 ngo Efurayimu yivanze n'andi moko. Uwo mumama wari wambaye imyenda yera, nabonaga ari umumama muremure cyane ntabasha kureba ngo mpeze. Arambwira ngo abantu banjye bamaze kwivanga. Ijwi rirambwira ngo nimpaguruke mvuge ngo abantu nibareke kwivanga, kuko uko bari kugenda bivanga niko bari kugenda bakira izindi mbaraga zidasanzwe, kandi nazo izo mbaraga ubugome bwazo zifite, cyangwa se intego y'izi mbaraga bari kwakira ni ukuvuga ngo ni ukubamaramo. Bafite gahunda yo kugira ngo babanamure, babakuremo ibihe byiza bagiraga, babakuremo icyitwa ijambo ry'Imana bari batunze muri bo, basigare bameze nkabo. Donc biga imico yabo, batangire kwiga uko nabo bagenda. Nyemerera tuganire. Ndashaka kuganiriza ijambo rivuze ngo sigaho guma uko wahoze. Sigaho guma uko wahoze. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, ngo arangije ayo moko yivanze nayo batangira kumwigisha imico, batangira kumwigisha kwambara mini atarazambaraga, batangira kumwigisha kudefiriza ataradefirizaga, batangira kumwigisha kopi y'ingohe atarigeze mu mateka ya Efurayimu ntiyigeze yopi y'ingohe. Batangira kumwigisha gusiga ibintu ku munwa wagira ngo ni salisa, nawe yiga kubisiga. Efurayimu atangira kwiga indi mico. Bibiliya iravuze ngo Efurayimu yivanga n'andi moko. Donc amoko adakirijwe, amoko y'abasambanyi, amoko y'abanywi b'inzoga, amoko y'abanyamagambo, donc atangira kwivanga nabo, nawe atangira kugenda nk'uko nabo bagenda. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye. Imana irababara.
bituma yandika rino jambo iravuga ngo Efurayimu najyaga mureba nkamugirira imbabazi, mu iteka ryose iyo namurebaga Efurayimu naramukundaga, ariko Efurayimu yamaze gukora icyaha gikomeye ariba. Kambabwire, nyemerera ugume uko wahoze. Tora ry'Imana nimugume uko mwahamagawe, bayobozi nimugume uko mwahamagawe, baririmbyi nimugume uko mwahamagawe, bavuga butumwa nyemerera mugume uko mwahamagawe. Kubera iki? Kubera yuko uko turi kugenda twiga indi mico y'abantu. Ubundi kera ntabwo twagendaga nk'uko abandi bagenda, hari n'imbyino nsigaye ndeba nkabona biratandukanye kera. Bibiliya Pawulo yandikiye urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26 yaravuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Donc uko wahamagawe nyemerera uba ari kuguma. Ndumva ashaka kukubwira ngo guma uko wahamagawe, uguma uko wari uri. Ubundi kera ntabwo ndi uwa kera, ariko kandi ntabwo ndi umwana. Nakijijwe natwe twicara ku misambi muri Ecole de Dimanche. Najyaga mbona ukuntu impano z'Imana zikora mu rusengero, ukabona rwose umwuka wera ari gukora. Nta muntu wahanuraga adatwikiriye umutwe, na Bibiliya irabibuzanye. Ariko ubu umuntu aradefiriza, murakubita n'umuntu muri mu butayu n'ahantu muretse kujya ahantu mu butayu, buri umuntu yambaye amapantaro, yambaye amashinete, yambaye doke, yanadefirije ibintu by'imisatsi yitukuje, avuga ururimi rwiza, ahanura. Aravuga we, akaguhanurira, akanakurondora. Ariko iyo utacunze neza ngo ubanze umenye ngo uyu muntu ni muntu ki, biravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Sinjya kuvuga ku kintu cyitwa imyambare, ntuze kunyumva nabi. Ndashaka kukubwira ngo guma uko wahamagawe. Wikwigana ibyo, nubwo ari guhanura ni umuco we. Ashobora kuba ari guhanura ariko ahamagawe, Imana yamuhanzeho. Cyane ko Imana ijya ivuga ngo nzahagara no ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubutumwa bwiza. Nta gitangaje kirimo. Ariko wowe wamenye Imana, niki gituma usubira inyuma? Ndagira ngo usabe guma uko wahamagawe. Urukundo wagiraga kera ongera uba ari rwugira. Ineza wagiraga imfubyi n'abapfakazi ongera ugire indangagaciro zo gukunda Imana no gukunda umurimo w'Imana. Ndagusabye, ndakwinginze nshuti yanjye. Hari umuntu uherutse kuza kunyaturira ambwira ikintu gikomeye ndashaka kuvugira aha, ariko yari afite agahinda gakomeye. Arangije arambwira ngo ikintu kimbabaza ngo nuko hari umuntu nagiriye neza none ndi kumwitabaza, barambwira ngo nawe urasabiriza. Yari afite nimba n'agahinda. Ndamubwira ati ihangane, hari ukuntu abantu bamara kubona amafaranga, bamara gukira, bagahita bafata ba bantu bari abakene bari banaziranye, agahita abona ari ibyahi, akamubona nk'ivu riri aho ngaho yajugunya, kubera ko Imana imuha amafaranga, kubera ko Imana imuzamuye, agahita ashaka kujya akandagira abandi ku ijosi, akumva ko wa wundi w'Imana utamuzamura. Nyemerera ugume uko wahamagawe. Nimba warahamagawe uri umukene, ufite umutima utanga, n'ubundi ongera utange, wishaka kwizamura hejuru. Ibi ndabizi ko ushobora kutaza kubyumva cyangwa kubikunda, ariko reka nkubwire ngo guma uko wahamagawe. Uwo muntu yararize, nubwo atihangane bibaho, kuko yarari kubabazwa n'ijambo bamubwiye ngo ntugasabirize. Ati kandi nubwo yambwiye gutyo ati byambabaje, umutima wanjye uraremerewe, ngo sinkasabirize, ngo mpora mutega amashyi. Nawe atagutega ko Imana ikugiriye neza. Nimba Imana ikugiriye neza, emera gutega amaboko, kuko wasanga ari wowe ugifite igisubizo cye. Wikumva ko rero ubwo we ataratabarwa ushaka kubona ko uriya muntu ari umusabirizi. Impamvu uri kumwita kuriya ni uko amaze guta indangagaciro yitwa kuzirikana abandi. Biravuga ngo ntimukizirikane ubwanyu, ahubwo muzirikane n'abandi. Kandi murengere imfubyi n'abapfakazi, mugaburire abashonje, mwambike abambaye ubusa. Iyo wamaze kwivanga n'andi moko, uhita usigara ukunda iby'isi kuruta abantu. Hari umubyeyi wanjye watureze mu minsi yashize,
yajyaga akunda kuvuga ngo I like people more than things. I like people more than things. Aravuga ngo njye nkunda abantu kuruta ibintu. Ariko iyo umuntu yamaze kugera ku ndangagaciro yo kwiyambura yo kwiyambura ubumuntu muri we, agasigarana indangagaciro yo gukunda iby'isi, nkundira nkubwira ngo uba warangiye. Iyo wamaze kwiyambura indangagaciro yo gukunda abantu cyangwa se kugira umuntu muri wowe, ukagira indi ndangagaciro no gukunda iby'isi. Burya hari indangagaciro y'abantu batandukanye baba bakunda iby'isi kuruta abantu. Buriya nabo ni agaciro, ni indangagaciro zabo zibaranga. Bafite indangagaciro ibaranga ati twebwe dufite ibituranga, hari ibyo tugenderaho. Ariko umuntu ufite ubumuntu muri we, hari indangagaciro imugenga yitwa gukunda abantu, akumva agiriye umuntu impuhwe, akumva arakunze, akumva ko wahamagawe. Bibiliya irimo ijambo rikomeye, yavuze ngo Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe, kivanze n'andi moko. Ikintu gitangaje ngo akivanga n'andi moko, uyu mugabo bita Efurayimu bwari ubwoko bw'Imana. Imana yashaka kuvuga ko ubwoko bwa Isirayeli bwamaze kwivanga, bwamaze kwifatanya n'andi moko. Ntabwo wamenye nimba ari umurokore, ntiwamenye nimba ari umupagani, donc nawe yize indi mico. Ndabyibuka umugabo umwe bita Elimeleki, mu gihe cyatambutse muri Isirayeli higeze hatera inzara. Hateye inzara itera no mu gihugu cya Isirayeli, igera no aho bita i Betelehemu. Niho Elimeleki yari atuye. Yari afite umugore bita Nawomi. Hanyuma Nawomi bari bafite abana babiri, uwo bita Kiriyoni na Maholoni. Hanyuma aba bana bari babiri ari abana b'abasore, nabo deja inzara itangira kubica. Umugabo bita Elimeleki yicara mu rugo rwe, ahamagara umugore we, aramubwira ati rero umugore mwiza nishakiye, urabona ko inzara yateye, none nyemerera aho kugira ngo dupfe uyu munsi, aho kugira ngo dupfe none twapfa ejo, kandi nta muntu ntawe udapfa adafunze imitwe. Nyemerera tuve i Betelehemu, tuva mu gihugu cy'amasezerano mu nzu y'imitsima. Nubwo bimeze gutya, nubwo ari inzu y'imitsima, ariko naho hatatswe n'inzara. Nyemerera tuhave, duhaguruke tujye i Mowabu. I Mowabu ho hari ibiryo. Mwibutsa ko iyo ukoze ikosa ukava i Betelehemu ukamanuka ukajya i Mowabu, watakwa n'imyuka itatu. Hari umwuka w'ubusambanyi, hakaba umwuka w'inzoga, n'umwuka wo kwiheba. Iyi myuka yose igenda kuri yakomotse kuri barakobwa babiri ba Ruti, ariho bakomotse mu Mowabu n'Abamoni, kuko bateretse Ruti inzoga, barasambana, baryamana na se, babyara umwana. Noneho bari bamaze kugera mu gihe cyo kwiheba, donc imyuka bari bayifite, no batereka inzoga ise, baryamana na se. Uyu ni umwuka ukomeye w'ubusambanyi. Hakaba n'umwuka wo kunywa inzoga, hakaba n'umwuka witwa kwiheba. Donc iyo umuntu avuye i Betelehemu akajya i Mowabu, yatakwa n'iyo myuka itatu. Kugira ngo rero utaza gukora ikosa ryo kujya i Mowabu, wowe gumuko wahamagawe. Ngo Elimeleki agezeyo ahahurira n'ibibazo. Icya mbere, ntabwo yari ubwoko bw'Imana, yatatswe n'iyo myuka kugeza ku rwego Elimeleki byaze kurangira apfuye, arapfa. Ahubwo i Mowabu yari Umwisirayeli. Ngo amare gupfira i Mowabu, abahungu babiri biwe, uwo bita Kiriyoni na Maholoni, nabo bakora ikosa, bashaka Abamowabukazi. Kandi ubwoko bwa Isirayeli cyari ikizira cyo gushakana n'abanyamahanga. Ariko kuko bivanze, ko bamaze kuva mu gihugu cya Isirayeli bakamanuka bakajya muri i Mowabu, deja batangiye kwiga indi mico yabo, batangiye kugenda nk'Abamowabu. Kubera iki? Bari kwiga imico yabo. Imana nituganze. Bari kureba abakobwa babo bakabarangira, bareba imyambarire yabo bakumva barabifuje, bareba ingeso zabo batangira nabo kwiga kugenda nk'Abamowabu. Sibwo hakeye kabiri, umwarongora Umumowabukazi bita Rusi. Hashize iminsi na murumuna we na mwene wabo arashaka, arongora uwo bita Orupa. Abamowabukazi deje ubwo amaraso yamaze kwivanga,
imico yabo, bamaze gutangira kwiga imico yabo. hashira iminsi, sinzi nimba ari Imana yagiye ibica kuko kubera kutumvira Imana, kuko umugore wa Elimeleki bita Nawomi niwe wavuze ngo Uwiteka anyongere ibisharira, yarangerageje anyicira abana n'umugabo. Ntabwo mbizi icyo Imana yabikoreye, ariko Kiriyoni na Mahoroni nabo barapfuye, baba Mowabukazi barapfakara. Hashize iminsi Nawomi ngo aza kumva inkuru ko muri Isirayeli habonetse ibiryo. Imana ishimwe. Ngo afata icyemezo nk'umubyeyi, ngo ahamagara abakazana be, arababwira ati bana banjye, reka mbasezereho nsubire iwacu. Kubera iki? Twebwe iwacu dufite imico itandukanye no muri iki gihugu. Icya kabiri, nubwo twamanutse tukaza muri iki gihugu, Imana mahuriye n'ibikomeye. Ndumva nasubira iwacu. Orupa, Bibiliya avuga ngo Orupa asoma nyirabukwe aramusezera. Iyo wagiye mu kindi gihugu kitari kiwawe, ukiga imico yabo, uhigira donc ibyo bakora nawe urabikora. Ngo aramusoma, ngo amare kumusoma, ngo aramusezera. Ariko uwo bita Rusi ngo amubaha akaramata. Rusi, mukecuru Nawomi akajya amubwira ati mukazana wanjye, urabizi ko ntagibyara, nacuze, ntabwo nzongera kubuza, ntabwo nakubyara undi mukazana, undi mukwe, muhungu wabucikura ngo akubere umugabo. None kubera ko ijambo nari ngendereye, kubera ko Imana y'iwacu atari yo Mana yayo, donc Imana y'Isirayeli si yo Mana y'Imowabu, kuko bari bafite ibigirwamana. Aramusaba, aramubwira ngo nyemerera usubire iwanyu. Icya kabiri, aho nzarara sinanahazi, zagenda asaba amacumbi. Iki ubyemeye ugasubirayo wamufashije. Uyu mwana w'umukobwa bita Rusi aramubwira ngo mukecuru, winyingingira kugusiga. Niki gituma unyingingira kugusiga? Icyo uzarya nicyo nzarya, aho uzarara niho nzarara. Agira kandi ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi wimbwira ngo Imana y'iwacu Imowabu, aravuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Agereka ijambo rikomeye, aravuga ngo nihagira ikizantandukanya nawe, Imana yacu ya Isirayeli izaba imure ndetse bikabije. Mukecuru aravuga ati umwana w'umukobwa afashe icyemezo ngo asubira muri Isirayeli. Ngo asubira muri Isirayeli, abantu bose bari bazi Nawomi bakomera icyarimwe amashyi, baravuga ati karibu karibu karibu. Ariko Nawomi we yarazi ibyamubereyeho, kuko yari yakoze ikosa, bakava mu gihugu cya mu Bisirayeli, bakava i Betelehemu bakamanuka bakajya Imowabu. Yarazi ibyamubayeho, yumva akozwe n'isoni, aravuga ati ubu ndavuga ngo iki? Ndababwira ngo iki? Nje ndi incike, umugabo yarapfiriye mu gihugu cy'Imowabu. Iyo wakoze ikosa ukava i Betelehemu ukajya Imowabu, uhatakirwa n'imyuka ikomeye. Kandi dore impamvu Imowabu haba ibiryo, reka mbasobanurire impamvu mu gihugu cya Imowabu hari ibiryo, mu gihugu cya Isirayeli ho hari inzara. Ni ukugira ngo tuve muri Isirayeli tumanuke tujye Imowabu, tuhigire indi mico idahuye n'iyo Isirayeli itunze. Nicyo ubundi biba bisobanuye. Ngo aravuga ngo Imana yampaye ibikomeye bisharira, mujye munyita Mara. Yarashaririwe. Imana dutabare, guma uko wahoze. Ndashaka kubwira ngo guma uko wahoze. Niki Imana yantumye kukubwira, kuko nabonye abantu benshi bahindukira mu rusengero, mbona abantu barahindutse, mbona abantu batangiye kwambara indi mico, batangira kwambara amapantaro arabarokore, batangira kudefiriza arabarokore. Simvuze ko ababibyambara twabatera amabuye, ça dépend na doctrine y'itorero ryabo, ariko nabonaga ari ibintu biteye ubwoba. Abantu batangira kwisiga bya bintu, ubundi biriya bintu bisiga ku minwa, nubwo abantu benshi batabizi, reka mbivuge n'ubundi nta kibazo, niho hahandi wenda unyanga, ariko nkubwira ubutumwa bwiza. Ubundi biriya bintu ngo bita ngo rouge à lèvres, biriya basiga ku munwa, biriya bintu ngo byari umuhango muri Isirayeli kera. Iyo umukobwa yabaga ari mu mihango cyangwa mu kwezi, ngo byabaga ahumanye, abisiragaho rero kugira ngo bibe ikimenyetso kigaragaza ko ari mu gihe cy'uburumbuke. Ariko abantu benshi
bahora mu mihango idashira. Abenshi cyane njya ngenda muri Kigali, njya ndeba nkareba mu minsi ishizeho Imana rero dushyiriho agapfukamunwa, none bagakuyeho, none barabyisiga, ariko ntacyo bitwaye, sadepa nuko Uwiteka akubona. Iyaba wabyisigaga ariko basukanakizwa, ariko si ubwo wabundi waba ukijijwe iki kandi? Kuko Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto za, mu gihe uteza imbuto emwe no ku mubiri wawe, burya n'umubiri wawe ugomba kwera imbuto mu mivuge no mu myambarire. Ubundi ibi bintu byinshi byaje nibyo bita inshokera. Inshokera nta ushobora kuba utazumva, ni igihe mu gihugu cya igihe Imana yari imaze kurema umuntu, Adamu ngo amaze gucumura, Imana yatanze igitambo, yica itungo, ngo irangije ubo bari bamaze kwiremera inshokera, niko Bibiliya yanditsemo, ngo batangiye kwiyambika utuntu ibyatsi, cyangwa se bamaze kwiremera inshokera. Imana irabareba ibona bambaye ubusa, biragenda yica itungo, amaraso arameneka. Ibyo byari bisobanuye ngo Imana icunguye umuntu ku mugaragaro, umuntu aracunguwe, hamaneka amaraso y'igitambo, itungo riricwa, hanyuma Imana ngo ikuraho uruhu, yambika ubwambure bwabo, isoni z'ubwambure bwabo. Rero iyo umuntu yatangiye kwiga indi mico, yambara ubusa ku mugaragaro, yambara ubusa kubera imico y'abandi. Reka mbashimire, mbasabe, Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo kandi Efurayimu ngo akivanga n'andi moko, bamumazemo imbaraga, abanyamahanga bamumazemo imbaraga, batangira kumusoma, batangira kumukorakora, batangira kumusambanya, batangira kumwigisha kunywa inzoga, batangira kumwigisha indi mico, nawe arabikora. Imana irabureba iravuga ati uzi ko nitegereje Efurayimu ameze nk'inuma itagira ubwenge, ni injiji, ameze nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, itazi ko yatezwe umutego. Nkundira ngo usabe, guma uko warushye, guma uko wahamagawe. Mu bihe byashize nabaye mu gihe cyo gupfakara, napfakaye imyaka 5. Madamu twarabanye tumaranye amezi 8, abyara inda y'amezi 7. Maze kubyara biza kuba ngombwa ko Imana imuhamagara, Imana ikora uko ishaka, nsigira uruhinja. Muri icyo kigeragezo nari ndimo cyo gupfakara, natanze ubuhamya kuri Afurimax TV ahantu hatandukanye. Umumama umwe wo mu gihugu cya Kuwait arampamagara, arambwira ngo arashaka ko tubana, aranantereta. Tugeze mu gihe kigoranye, bantu bankurikiye mu myumvire, ntabwo abagabo n'abasore menye bagitereta, dusigaye tubona abakobwa n'abagore aribo biteretera abagabo. Jyewe barantereza, nimba ufite experience nawe wazayidusangiza. Jye barantereza, arasaba, arambwira ati kubera ko wababaye wabona ariko kugirira impuhwe wajya mu rundi rukundo, no kugira ngo akurangize. Warababaye rwose, ndumva ashaka kuguha $5,000, noneho $5,000 uzagura imodoka, hanyuma nzakugurira n'inzu ya $30,000,000 uzayishaka, hanyuma nzakurira na tike y'indege uze muri iki gihugu, hanyuma kandi umbere umugabo. Umbere umugabo, bitewe n'igihe nari ndimo. Ndavuga ati ndakize Theo, ndakize. Senga Imana, ngiye kuryama nijoro ndashimira Imana tureberera aho tutareba, itumenyera ejo hazaza. Ngiye kubona mbona wa mugore aje mu ishusho ye yambaye ubusa, hanyuma arangije anyereka ikibaho. Imana inyereka ikibaho, wa mugore afite inkoni y'icuma akajya nkubita ari kunyigisha igifaransa. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzibeshye uzaruha umuruho urenze uwo warushye upfakara. Bwacye mu gitondo ndamubwira ati ya mafaranga ntuyohereze, na bya bindi ndabivuyemo. Ahita acira mu maso kuri video call. Icyo gihe twaganiraga kuri video call, andeba wagira ngo ni daimoni, ariko nyine urumva yaramfatishije imbaraga z'amafaranga ashaka donc yaramfashe, anyumvisha buryo ki akanyijeza ibitangaza, kozi Imana gose gutya na gutya. Nita donc nanjye naramaze kuba ati nubwo wenda meze kuriya, ariko cyo nyene ni faranga, wenda zarima nanjye nditimbureho, nanjye mpindurirwa ubuzima. Ariko gusenga ni byiza, nafashe igihe cyo gusenga. Iyo nza kwemera ubu mba narapfuye, nanjye meze nk'abandi bantu.
ndashimira Imana ndokoye, nawe Imana ikurokore. Ushobora kuba ufite intambara uri kurwana nazo ziherereye, ngusabe ngo Imana ikurokore, usenge Imana ikurokore. Icyo gihe Imana rero irandokora, cyakora Yesu yarakoze, yanyubakiye urundi rugo kandi rwiza, nta twicuza, ni umugore muzima, ndabishimira Imana. Hanyuma reka ngusabe, kuko Bibiliya hari ikivuze. Bibiliya Amosi yandika igice cya 9 umurongo 8, yaravuze ngo bose nta n'umwe, abami babo bamaze kwivanga, mfashe icyemezo nk'Uwiteka, nzabarimbura kuko barambabaje. Ubu bwoko bwarambabaje bugenda busubira inyuma, n'abatinganyi, n'abasambanyi, n'abahehesi, n'abanywi b'inzoga. Jyewe Uwiteka mfashe icyemezo, nzafata inkota yanjye mbarimbure. Imana irababaye. Nubona uramutse jya ushimira Imana. Hari igihe Imana izafata icyemezo umunsi umwe, kandi aho umuntu wese azaba ahagaze izatungurana Imana. Uzi kuba impinja ziri kurira muri tuwarete? Munsi yashize umuntu waduha ubuhamya, aratubwira ngo hari umuntu washatse. Ubu rero abasore bajya bitonda no gushaka, babanze basenga Imana, kuko abakobwa benshi arakana. Ejo bundi nzi gafite imyaka 18, bagiye kugakuramo, kakoze ibyaha, kamaze gukora ibyaha, biba ngombwa ko karwara mu nda, biranga, bagakuramo nyababyeyi. Hari akana k'imyaka 18. Urumva imyaka 18 bakamukuramo nyababyeyi, ashobora kwitera pudera akamera neza, ku buryo utaza kubimenya. Bisaba ko usenga ugashishoza. Noneho uwo muntu waduhaye ubuhamya aratubwira ngo uwo muntu yarasenze, asaba Imana umugore, ariko Imana iramubwira ati uzitonde, kubera kutumvira Imana, y'izindi mico yo guhubuka. Arangije abona umukobwa mwiza, avuga ati ndabona za mvugo z'iki gihe, aravuga ngo ni icyuki, avuga ati ni sawa rwose, uwamubona afite isura nziza yagira ngo ni muzima. Arangije barakora ubukwe, barabana. Umwaka wa mbere nta kubyara, wa kabiri, wa gatatu. Ariko we mukobwa w'icyazi azi ko nta nyababyeyi agira. Ngo umuhungu asenga asaba Imana umwana, Imana iramubwira ngo umwana nakamuguhaye, ariko uzagenda ubaza umugore wawe ko byagenze. Umugore amubaza ati byagenze gute? Ukabaza umugore byagenze gute? Umugore ati ntacyo rwose, nta kibazo mfite. Imana ijyana umugabo mwiyerekwa, imwereka yarakuyemo inda zirenga 23, impinja ziri kurira. Umukozi w'Imana wari ugiye gusengera uwo muntu mu rugo, ngo arabwirwa ngo Imana iramubwira ngo nta bana nzabaha, kuko abona akabahaye bamushize mu nda, yabamariye muri tuwarete. Nyumvire nawe ahantu ibintu bigeze. Isi iteye ubwoba, isi igeze ku marembere. Ibyo bitumye Imana ifata icyemezo, iravuze ngo nzabarimbura, nta n'umwe usigaye, nibadakizwa nzabarimbura. Hanyuma ariko hari amahirwe yo ku bantu bagumye ko bahoze. Biravuze ngo jyewe Uwiteka, ariko nzarokora inzu ya Yakobo, niyo yonyine izasigara. Dusenge, inzu ya Yakobo izarokora, ariko abanyabyaha n'abatubaha Imana izabica. Izabica abanyabyaha batakijijwe rwose pe. Nushaka subscribe uyihorere, nushaka comment na share na like ubireke, nkubwire ubutumwa bwiza. Bigirezo TV nicyo mpabereye. Nzavugira Imana neza, wenda abantu banyange, ngusabe gumuko wahoze. Nimba waragiraga urukundo ongera urugire, nimba warasengaga ongera usenge, nimba warahanuraga ongera uhanure. Wikwiga indi mico y'abandi, wikwiga kwambara nabi nk'abandi, wikwiga kuvuga nabi nk'abandi, ngo nuko ngo wasanze. Ejo bundi wacu mu minsi yashize hari akantu kahabaye. Umugabo aragenda agurira umugore igitenge, kandi akimugurisha, umugore akimugurira bitewe n'uko umugore yabonye igitenge cya kanaka. Aramubwira ati sheri, nanjye ndumva ashaka kuzangura igitenge. Umugabo aragenda azana igitenge kirimo ibara rimwe. Arangije umugore
akibonye ngo ubuse mama ngo papa koro ngo ubu iki gitenge wanzaniye urabona gihuye na ririya ribaya rya kanaka n'imbere nawe urakibonye. N'imbere nawe urakibonye, hari utari kukibona kubera ko yabonye igitenge cya kanaka arashaka neza neza ngo yambare igitenge kimeze nk'uriya. Kiri ushaka ngo wambare nk'icya kanaka ntuzi uko cyabonetsemo, guma uko wahoze. Nimba ari n'iryo ribaya niyo yaba ari igitenge cyitwa ikanga, cyambare n'ikimana iguhaye. Guma uko wahoze, wikwiga kugenda nk'uko abandi bagenda. N'izo ndangagaciro za gikristo, kuguma uko wahoze, ukaba umurokore nyawe, ukaba umukristo nyawe. Munyemere mbasengere, ngusabe. Uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Aziya, uri muri Afurika yose, n'abari kunkurikira mu Rwanda, itorero ry'Imana muri rusange, ndabasabye ngo mugume uko mwahoze. Nicyo Imana yari yantumye kubabwira, kuguma uko umuntu yahoze, kuguma uko wahoze. Imana ishimwe. Muri ibi byarembye ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri jye. None mu mutima wanjye huzuyemo ishimwe umukiza wanjye. Aravuga ngo ni igitangaza, ni igitangaza. Imana ishimwe. Reka dusenge. Ushimire wowe warunkurikiye, ngusabe nimba byashoboka ubutumwa bwiza wumvishije usangiza abandi, ukore commentaire cyangwa ukore subscribe. Ni kimwe, s'abonner ni mu gifaransa, subscribe ni icyongereza, then comment cyangwa commentaire, share, uyikore. Uraba umfashije gutambutsa ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima. Hanyuma ngushimire. Reka dusengane. Nimba wumva waradeviye, numva warivanze, reka ngusabe senga Imana ikubabarire kandi ikongerere imbaraga, ikuhe gutsinda, iguhe kunesha. Imana yera ishobora byose, niba na buri wese. Imana turagushimiye, ijambo ryawe ni ry'ukuri. Aba bantu bumvise iri jambo, ndasenze kugira ngo ubashyigikire, Mwuka Wera aherekeze ino jambo. Umuntu wese waryumvishije muhe guhindurwa naryo. Imbaraga z'Imana zibane nabo, kandi nanjye ukomeze umfashe. Reka ino channel nsenge saba kugira ngo yaguke. Umuntu wese ukunda Bigira Iherezo TV, nta kitagira iherezo. Birashoboka ko umuntu yaba ari mu byaha ariko ejo akihana. Ndasenze kugira ngo Mana ntuturimbure, nkuko uvuze ngo uzarokora inzu ya Yakobo. Natwe turi aba Yakobo, turasabye kugira ngo duhe kunesha ibyaha kandi duhe gukiranuka. Turinde kwivanga n'abamowabu, turinde kwivanga n'abanyamahanga, kuko ijambo ryatubwiye ngo iyo umuntu yivanze abanyamahanga bamunamuramo imbaraga. Turinde kunamurwa nabo, uduhe ubwenge. Dukomereze amaboko abagabo, turinde kunamurwa n'abanyamahanga. Abasore n'abakobwa nuko bose barinde kunamurwa. Mana tugirire neza itorero ry'Imana, abantu bose bakwizera bagusenga, turinde kunamurwa n'ibi bihe turimo. Urakoze Mwami, kandi uduhe kuba maso kuko iminsi atari sawa. Iminsi ni mibi kubera ko baravuze ngo muri iyo minsi abantu bazaba binezeza, abantu bose bakunda bibanezaho gukunda ubwami bw'Imana. Turagusabye rero ngo twebwe turinde kumera nk'abandi, uduhe kuzirikana aho twavuye, tuhe kuzirikana amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha, bitume dutinya icyaha. Urakoze kunyumvishije. Umuntu wese nagirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze.